kora cyane ibindi byose bizivugira, ube mubi ube mwiza we don't care, icyo tuzi nuko nukora cyane bizageraho bigacamo. Kimwe mu bushakashatsi twakoze twarangije kubona abantu benshi ni uko umuntu wenyine dukunda ari umubyeyi watubyara, mama man. Sometimes tujya twibaza ngo ubuzima bwacu bumeze bute, gusa biranakwiye koko tu. Kubera yuko njye njya nsubiza amaso inyuma nkareba nk'ubuzima nanyuzemo, vuga ati se mwana mfite kuburaminga nde, ese mfite kuburaminga mama wambyaye, ese mfite kuburaminga imana, ese mfite kuburaminga papa, abavandimwe ndetse n'inshuti. Usanga nta muntu mfite kuburaminga, basi ninjye ufite kwiburaminga kubera yuko always igihe nyuma ku isi mfite amaboko, mfite amaguru, mfite ubwenge ndetse n'ibindi Imana yampaye, mfite gukora cyane kugira ngo ngere kure. Reka mbabwire inshuti zanjye, sometimes tujya tugira ikintu kibi cyo kwibaza ku bantu, ugasanga ukoze amakosa ugiye kuyaburaminga mugenzi wawe. Ntabwo aba ari ibintu byiza cyane, kubera yuko ise mubwira ikintu cya nyacyo gihari. Teka iyo ukoze ikosa ukamenya kurisabira imbabazi, uburemere bwose ryaba rifite. Bimwe mu bintu tutaramenya ni uko ukuri kuratsinda kurusha ikinyoma. Uzavuga ikinyoma pe, ukivuga umuntu acyumve, niyo yishima avuga ati umuntu ambwije ukuri, uyu muntu akoze ibintu bya danje, gusa uzaba uri gushimisha umuntu wowe utari kwishimisha, kubera ko always ikinyoma gihora kibabaza nyiri kukivuga. Iga kuvuga ukuri kubera ko ukuri naje gusanga aricyo kintu cyonyine gituma umutima wacu usigaye ukeye. Ese reka kubaza akabazo gato, ubundi uvuze ukuri impamvu ubona kutakunze kuryoha mu matwi y'abantu, ukuri ntabwo ari ikintu umuntu ahita yakira visit target. Bisaba kugira ngo umuntu agende yitekerezeho, ariko iyo amaze kwitekereza akabona bya bintu wamubwiye iteka arakugarukira akavuga ati ibyo wambwiye byari true. Niyo mubwira ngo vuga ukuri and then mu mutima wawe hake, ndetse n'ububwiye azarakara by'iminota mike ariko ntabwo azabimarana akanya. Mu buzima duteye nabi, dutuye mu isi umuntu ashobora kugukorera ikintu koze nyine nawe hari icyo wakoze. Dutuye mu isi umuntu ashobora kugira icyo yakumarira kubera ko ari cyo wamumarira. Twavuye muri yasi umuntu yumva yuko yavutse akaba umwana akajya primary akajya segonderi akavuga ngo ngiye nkeneye kuzaba minisitiri, nkeneye kuzaba perezida. Turi mu isi aho ushobora gusanga ubwiza ufite aribwo bugiye kuguha akazi. Turi mu isi aho ushobora gusanga ikibuno ufite aricyo kiguhesheje akazi. Can you imagine those people? It's stupid for true. Kubera yuko imagine hari abakobwa benshi, hari abahungu benshi bize amashuri menshi bameze neza man, ariko ibaze ko uyu munsi ari gucuruza agakarito kubera yuko just hari abakobwa, uyu mukobwa ateye neza, afite isura nziza, afite kwakira akazi, kubera yuko ibyo byo urabifite pe, ariko wa wundi uri nothing empty, nta kazi afite kubera yuko ari kuzira icyo Imana yamuremeye, ari kuzira yuko Imana yamuremye gutyo kubera ryarari ryuzuye mu bantu. Bari gushaka gufata iby'amaso yabo yishimiye, ntabwo muri gushaka gufata mani mukurikije icyo umuntu yakoreye. Ese utekereza gute kuba umuntu yavuka akajya mu wa mbere, akajya mu wa kabiri, akajya mu wa gatatu, akagera segonderi, akagera seziye makaranga? Kora cyane ibindi byose bizivugira, ube mubi ube mwiza we don't care, icyo tuzi nuko nukora cyane bizageraho bigacamo. Kimwe mu bushakashatsi twakoze twabarije kubona abantu benshi ni uko umuntu wenyine dukunda ari umubyeyi watubyaye, mama. Abandi bose bantu tubana mu buzima bwa buri munsi, umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ni umuntu muba mubana mu nzu kugira ngo mufatikanye ubuzima bubashe kuborohera. Ariko dia reka mubwize ukuri, umunsi uzaba wapfuye uwo mugore wawe ntabwo bizamara icyumweru atarakwibagirwa. Nyuma y'icyumweru azakubwira ati iyi mpeta irambangamiye, muyiteretse ku ruhande. Icyo bantu duteye se wabihindura iki? Nothing. Reka never mind, ntabwo tuzi neza icyayi.